w'Imana kandi mukunzi w'umurongo wo kwezwa ari wo kwezwa channel, reka nongere gushimire uburyo wongeye kugira ishyaka ndetse n'ubwuzu bwo kugira ngo ubane natwe mu kwigira hamwe ijambo ry'Imana. Reka nkwibutse yuko uwo muri kumwe muri iki kiganiro ari Kayishema Joel. Dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimira yuko uri Imana yaturemye kandi ikaba n'Imana idukunda. Si nibyo gusa ahubwo waraducunguye. Izina ryawe rihimbazwe. Muri umwanya tugiye kubumburira hamwe ijambo ryawe kugira ngo turusheho gusobanukirwa n'amahame shingiro adufasha kugira ngo kukuyoboka kwacu kube gukitse. Uyu munsi ubwo tuganira ijambo ryawe, Mwuka Muziranenge waryandikishije abane natwe, kandi Mwami Imana twe kumva ibyaryo gusa ahubwo tubigenderemo kugeza kurya munsi ubwo Kristo azerekanwa. Tugushimye ko twumvise, niko gusenga kwacu mu izina rya Yesu. Amen. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe umugabane wa kabiri w'ihame twatangiye ridusobanurira ijambo ry'Imana icyo ari cyo. Bibiliya iduhishurira Imana kandi ikatumenyesha inyoko muntu. Ariko noneho ntabwo igarukira aho ngaho, ahubwo inadusobanura umuntu n'inkomoko ye. Yerekana uko twangiritse mu buryo bukomeye, maze ikanadufasha kubona igisubizo cy'ikibazo cyacu, ikibazo kiye cy'umunyacyaha. Icyo kibazo twese duhuriyeho dukomora ku gucumura kwa Adamu. Icyo ngicyo ni ikibazo umuntu adashobora guhakana, utabona naho uhungira. Bibiliya rero niyo yonyine ibasha kudufasha kugira ngo dusobanukirwe n'ubwo bunyacyaha bwacu, amaherezo yabwo, mbese twabukira dute. Yerekana uburyo twazimiye tukajya kure y'Imana. Niyo mpamvu ibyanditswe byera bitumira ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ni Bibiliya itwereka umworera twaguyemo kungana. Noneho ntabwo iturekera iyo ngiyo. Hari dukwiye kumva Imana uburyo ijambo ryayo ritwarwa rivugwa. Ntabwo Imana yereka umuntu ngo dore warazimiye uro kurimbuka. Arababwiriza ubutumwa bumeze butyo. Kabwiriza ngo murapfuye murarimbutse, niba ari abahanura, niba ari abigisha, niba ari iki, muzacirwaho iteka. Uwiteka avuze ngo bizamera gutya na gutya. Ugasanga ubutumwa bafite ni ubutumwa bugaragaza ibyago, bugaragaza ingorane, ariko nta nsinzi. Ijambo ry'Imana rero ryo ritwereka akaga twagize, ingorane. Noneho niba umaze gusobanukirwa n'ingorane wagize, rikatwereka nako kaga uburyo tugomba kukavamo. Ngubwo ubutumwa bwiza, kwerekwa akaga uko waguye mu cyaha, bunyacyaha bwawe, ariko kanagaragarizwa nanone uko ubwo bunyacyaha ugomba kuvamo. Twagiye kure y'Imana, maze muri uko kujya kure y'Imana tukaba twarazimiye. Bibiliya irongera ikaduhishura Yesu ko ari we gusa wadushatse akatugarura ku Mana. Ntabwo umuntu ari we washatse Imana, ahubwo Imana niyo yadushatse. Ni ukuvuga ngo icyo ijambo ry'Imana ridufasha noneho, ridufasha gusobanukirwa wemeye gutanga ubugingo bwe kugira ngo abashe kuturokora. Uwo nta wundi ni Yesu Kristo. Yerekana uburyo twazimiye tukajya kure y'Imana, maze igahishura Yesu ko ari we gusa wadushatse akatugarura ku Mana. Hano hari izingiro rijyanye n'uburyo bw'imyumvire. Rimwe na rimwe abantu bajya bavuga mushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Hari amasomo muri Bibiliya tugeramo tuzarushaho no kubibona. Rimwe na rimwe ugasanga umuntu avuga ati ndabigenzana, niba Kristo ari wadushatse, niba Imana ari yadushatse. Noneho reka dufate urugero muri Edeni. Adamu amaze gucumura, mbese amaze gucumura niwe wagiye yirukanka ajya kubwira Uwiteka ati Uwiteka uzi n'ibindi navumbuye. Oya, ahubwo bamaze kurya ku itunda ryabuzanijwe, ubwiza bw'Imana bwari bubabereye umwambaro bwabatamurutseho, basigara nta Mana. Umuntu uvuga ngo yirukanye Imana, yirukana ubwiza bw'Uwiteka. Kubwo gucumura bisa naho avuga ati ntabwo ngishaka Imana kumbera umugenga. Ubwiza bw'Imana nibwo bwari bubabereye umwambaro. Noneho bamaze kwibona ko basigaye bonyine bari mu kangaratete, nibwo Bibiliya tubwira ngo bidodera, baremarema imyambaro yo kubambika, kuko babonaga hari ikibakuweho. Maze Imana nibwo yaje ihamagara ibaza Adamu, Adamu urihe? Ni Imana yaje imuhamagara, ntabwo ari Adamu wagiye guhamagara Imana. Adamu urihe? Undi ati numvise imirindi yawe ndihisha. Aha rero ngo Yesu Kristo niwe gusa wadushatse atugarura ku Mana. Twagaruwe ku Mana binyuze kuki? Mu gitambo cy'Ikaruvari. Yesu Kristo niwe sanganyamatsiko y'ibyanditswe biziranenge. Nivuga ngo uhereye mu itangiro kugeza mu byahishuwe niwe uvugwa, niwe mukiza, niwe ndiho, itangiro n'iherezo. Uwo nguwo niwe ibyanditswe byera bitubwira. Isezerano rya kera ryerekana umwana w'Imana ko ari we Mesiya, umucunguzi w'isi. Isezerano rishya rimuhishura nka Yesu Kristo. Buri gitabo, haba mu buryo bw'ibishushanyo cyangwa se mu buryo bugaragara, ariko amashusho mu mvugo, cyerekana umurimo we n'imico ye. Inyandiko ubwayo ikavuga, kandi yavuga ikaba ifite ibyigenekerezaho cyangwa se ibyo yerekana nk'amashusho.
ijambo ubwaryo rivuzwe rikagaragaza amashusho yandi arikurikiye kuryumva kuryakira. Ibyanditswe byera bigaragaramo amashusho atandukanye ariko yose agenda aganisha kuri Mesiya, ku Mukiza. Ibyo ngibyo amashusho ya mbere atangira kugaragara uhereye ku gitambo cya mbere, igihe abakurambere bacu bigishizwaga ku gitambo cya mbere bakabwirwa ko hari amaraso azameneka, amaraso agendera agakiza kabo, kandi bikaba ryari ibanga bahishuriwe rigaragaza ko Imana yari yarateganyije ko baramutse bahushijwe mu mutego w'ikiremwa cyagomeye Imana, uwo mutego hari uburyo bwateguwe babasha kuzawuvamo. Buri gitabo rero, haba mu buryo bw'ishushanyo cyangwa se mu buryo bugaragara, cyerekana umurimo we, uwo ni Kristo, akaba ari nawe mico y'Imana. Urupfu rwa Yesu ku musaraba ni uguhishurwa kw'ingenzi kw'imiterere y'imico y'Imana. Imana ni urukundo. Imana nta mushyikirano igirana n'icyaha. Niba hari umuntu ushaka kumenya uburemere bw'icyaha, akwiye gutekereza ibya Kristo ku musaraba. Kuba Kristo yarapfire ku musaraba ni ikigaragaza ko Imana nta tolerance, nta buryo bwo konsa no kubembereza icyaha, ahubwo hariya hagaragaza uburemere bw'icyaha icyo ari cyo. Icyaha cyatumye umwana w'Imana, ntama w'Imana atambwa, Imana yisiga ubusa. Ubugingo butigeze bukora icyaha, butigeze bucumura, bukishyiraho ibyaha by'abari mu isi, bikageza ubwo Kristo avuga ati data niki kikundekesheje, bitewe nuko yikoreye ibyaha by'abari mu isi bwose, agatandukanywa n'ijuru. Niyo ngo icyaha ni ugutandukanywa n'Imana, icyaha ni ugutandukana n'ijuru. Yemeye guhanwa igihano kigenewe umunyabyaha. Aha rero i Karuvari niho tubonera urukundo ndengakamere. Yapfuye urupfu rwa kabiri. Iyo umuntu abyumvise aravuga ati urupfu rwa kabiri gute? Ariko ngo yahanwe igihano kigenewe icyaha. Ibyo rero byabereye ku musaraba. Urupfu rwa Yesu ku musaraba ni uguhishurwa kw'ingenzi kw'imiterere y'imico y'Imana. Niyo mpamvu ubutumwa bwiza butubwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, Yohana igice cya 3:16, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ku musaraba tuhabonera ibijyanye n'urukundo rw'Imana. Imana icyo yakoze, yemeye kwigurana gusa naho itanga ubugingo bwayo kugira ngo yongere yigarurire, yisubize ikiremwa cyayo. Niki gishobora kwerekana neza icyaha wabona? Umusaraba uhishura Imana yemeye ko umwana wayo yicwa. Erega iri banga niryo ryayobeye Satani. Iri banga ni naryo ryayobeye Yuda buriya yari azi yuko Kristo batazamushobora. Yavuga ati jyewe niba nyihera amafaranga nirira umwana w'umuhungu, ariko ntibazamushobora. Umuntu uzura abapfuye, umuntu ugenda hejuru y'amazi, umuntu utegeka imiyaga ikamwumvira ariko amwumvira, umuntu utegeka umuyaga ukamwumvira, uwo wamuhangara uturutse hehe? Umuntu uzura abapfuye, baba bari mu bitura akabavanamo, baba abikoreye intumbi ahuye nazo akategeka ati taha usubira mu rugo, baba n'abasinziriye bapfuye bari mu buriri neza umutima udatera nta maraso atembera, arangiza ati mwana wanjye kanguka. Ubwo si ngo wamuhera he? Arangiza ati rero genda bize mumpereze inote nirire. N'uyu munsi none hari abantu bameze batyo, biteguye gusakuma byose, akavuga ati jyewe icyo mfa munyihere ruzaca Imana. Ariko Yuda amaherezo byamugejeje haragaragaye. Noneho rero ngo mbega kwitanga, none se ni ukuhe guhishurwa gukomeye k'urukundo nk'urw'Imana yatweretse? Mu by'ukuri Yesu Kristo niwe nsanganyamatsiko bira yose ishingiyeho, niwe shingiro ry'ibibera mu isanzure. Ibintu byose abiramiza ukuboko kwe. Bidatinze intsinzi ye yaboneye i Karuvari izasozwa no gukuraho ikibi gicike burundu. Amen. Wowe unkurikiye inshuti y'Imana, intsinzi ya Yesu Kristo ubwo yavugaga ku musaraba avuga ati birarangiye. Kuriya kuvuga ngo birarangiye ni ijambo ryagaragaza ko Satani nta butwara gifite kuba mwizera kwamaze kwemera Kristo, abamaze kwizera igitambo cy'i Karuvari. Muri iyi minsi abantu bari gutekereza ibya Pasika, ariko Pasika ukwiye gutekereza mbese ni iki? Kuba Kristo yaravuze ku musaraba ati birarangiye, umutware w'ihise abaye igicibwa. Ngo abana b'Imana baratsindishirijwe kwizera icyo gikorwa. Ari gusangira n'abigishwa ifunguro ryera, ababwira ati uyu mutsima urashushanya umubiri wanjye ugiye gutambwa ku bwanyu, mujye mukorera gutya kugira ngo munyibuke. Afata na divayi aravuga ati iki gikombe kirashushanya amaraso yanjye agiye kumenwa ku bwanyu, mujye mukora gutya kugira ngo munyibuke. Kandi ibyo byose abikora banje kuboza ibirenge, agaragaza ko ubwami bw'Imana burangwa no guca bugufi. Ndetse avuga ati uko mbogeje ibirenge namwe mujye mubikora mutya. Abantu ugasanga bahangara kujya ku ifunguro ryera ku meza y'umwami batigeze boganya ibirenge, kandi ni itegeko tubona muri Yohana igice cya 13.
Kristo yagaragaje ko uwo muhango ugomba gukorwa abantu babanje koganya ibirenge, ndetse agaragaza ko ifunguro ryera rigomba kugibwaho umuntu agafata umukati na divayi bishushanya umubiri n'amaraso bya Kristo. Urigiyeho mu bundi buryo ntabwo aba agiye ku ifunguro ryera, aba ari icyo birayita intonorano. Ibyo rero nuvuga ngo ugasanga abantu baragira uko batesha agaciro igitambo cy'i Karuvari, ntibemera icyo Kristo yadukoreye bitewe n'uko Satani yagiye abavangira, bigatuma bahinyura batesha agaciro igikorwa Imana yakoreye abanyabyaha. Igihe Kristo yakoraga uwo muhango yarimo yizihiza Pasika, agaragaza Pasika nshya isimbura ya kera. Bajyaga barya imboga zisharira bibuka uburyo bavuye mu Egiputa, barya umutsima bibuka uburyo Imana yabagaburiye manu. Noneho hagaragaza ahubwo ko haje Pasika nshya isimbura ya yindi. Muntu w'Imana, dukwiriye kumenya yuko Imana ibyayo no mu gihe yatangaga uburyo bagomba kuzajya barya imitsima, no mu buturo bwera imitsima yabaga ihari, burya yashushanyaga Mesiya uzaza, kuko nta musemburo washyirwagamo. Bigaragaza ko Kristo nta cyaha yigeze akora. Ijambo ry'Imana ridahamiriza ngo nta n'uburiganya bwabonetse mu kanwa ke. Ibyo byose ni ibyacureraga Mesiya uzaza. Niyo mpamvu tubonye hano muri iki cyigisho bavuga ngo Yesu Kristo niwe nsanganyamatsiko y'ibyanditswe byera byose, niwe buye nsanganya rukuta. Nawe ubwo ati ibuye abubatsi ibanza ryahindutse rikomeze imfuruka. Bidatinze rero intsinzi Kristo yaboneye i Karuvari, agatangaza ati birarangiye. Bunuvuga ngo birangiye, umunyabyaha yari yemerewe kwegera Imana nta nkomyi. Umuntu wese akaba yemerewe kugera ku Mana atagize uwanyuraho ngo amusabire, utagize uwunyuraho vuga ngo umubwire ibyaha byawe, umubwire ibyawe. Oya, ahubwo nk'uko umunyabyaha mu gihe cy'ubuturo bwari yazanaga igitambo, umutambyi akamufasha akamwohereza umushyo kugira ngo yisogotere icyo gitambo, umutambyi akareza ya maraso. Muri icyo gihe mbere yuko icyo gikorwa gikorwa, wa munyabyaha afataga ibiganza bye akabishyira ku mutwe wa ya ntama akaturiraho ibyaha bye. Noneho umutambyi kumuhereza umucyo ngo yisogotere igitambo kwari kugaragaza ngo aya maraso azamenwa ku bwanjye kubw'ibyaha byanjye. Ibyo byose byasuraga nde? Mesiya uzaza. Ibitambo byatambwaga, ibitambo bizira inenge, ibitambo bidafite inenge. Ngo ibyo bitambo byasuraga nde? Byasuraga Mesiya uzaza. Imitsima idasembuye yasuraga Mesiya uzaza utazakora icyaha. Kuba byarageze igihe Abisiraheli bakabwirwa uburyo bwose bwo gukora imirimo igendanye n'ubuturo bwera, igendanye n'inshingano zigomba gukorwa, yewe n'igikarabiro cyabaga hanze, igikarabiro gishushanya umubatizo. Ibintu byose byabaga ariwe byerekezaho. Kandi uzi ko yavuze yuko umuntu wese wizera akabatizwa azakizwa. Inyigisho y'urukundo rw'Imana iyo uyirebeye mu mucyo w'urupfu rwatubereye igitambo i Karuvari, iyo uyirebeye mu mucyo w'ubutumwa bwiza, mu mucyo w'icyo Kristo yadukoreye i Karuvari, ariko kuri gukomeye kuboneka hose mu isanzure, niyo nsanganyamatsiko Bibiliya ishingiyeho. Bityo rero ukuri kw'ingenzi kose dusanga muri Bibiliya kwagombye kwigwa gushingiye muri icyo cyerekezo cy'ubutumwa bwiza. Ukuri kose kuri mu ijambo ry'Imana kugomba kwigwa gushingiye ku cyerekezo cy'ubutumwa bwiza, ku cyerekezo kigendanye n'icyo Kristo yakoreye inyoko muntu. Ibyanditswe byera rero ari byo turi kwigaho. Mbese bikomoka he? Inkomoko yabyo ni iyihe? Reka turebere hamwe amagambo aboneka muri Bibiliya mu rwandiko rwandikiwe Abanyaroma igice cya 1:2. Haravuga ngo ubwo yasezeranije kera mu kanwa k'abahanuzi bayo mu byanditswe byera. Uyu Pawulo yaravuze ngo Pawulo imbata Yesu Kristo, wahamagariwe kuba intumwa kandi watoranirijwe ubutumwa bwiza bw'Imana. Urumva Pawulo aravuga ubutumwa bwiza yatoranirijwe kuvuga. Bwande bw'abantu? Oya, abantu se bagira ubutumwa bwiza buwe ntabwo wabona. Ntabwo ahubwo bagira uburimburo. Hari igihe umuntu aguhamagara ngo ufite agakuru, ngo nikwe ngo mfite amakuru ashyushye. Arashyushye nyine, aragutwika nureba nabi. Inkuru nyankuru ni inkuru nziza ya Yesu Kristo, ubutumwa bwiza buhesha amahoro, ubutumwa bwiza burangira umunyabyaha uburyo akiri icyaha cye. Ariko ubundi ugasanga ni ubutumwa bwo gucura imigambi mibi, ubutumwa bwo kugambana, ubutumwa bwo guteranya. Cyakora niba ufite ubutumwa bumbwira ko Yesu ankunda, yuko Imana nanjye muba yagiriye ubuntu ndimo, kandi yuko Imana yacu ari Imana ibabarira, Imana yihanganira abanyabyaha kugeza ku munota wa nyuma rwose, umuntu ubwo akaba ari wakwinanirwa, igihe ungaragariza ko Imana ari urukundo, ubwo ni ubutumwa bwiza. Ndagushimiye, nanezezwa no kumva ubutumwa nk'ubwo. Ariko ubutumwa bwabwira umuntu ngo umunyabyaha ngo urapfuye, ngo abanywi b'inzoga ntibazagerayo, abasambanyi ntibazagerayo, wababwiye yuko n'Imana bakunda. Nabo bicanyi Yesu arabashaka,
kugira ngo abagaruze neza ye. Abo basambanye Yesu arabashaka kugira ngo bagaruze. Abo basinze se wagize ngo umugaragu w'Imana avuze ngo natwe kera twari nkabo, nese wagize ngo wewe wabashe kwakira agakiza wari umeze ute? Ariko bikageza igihe umuntu yumva ko ubutumwa bundi yavuga ni ubutumwa budahuje n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Hano rero Pawulo avuga ati jewe ndi imbata Yesu Kristo wahamagariwe kuba intumwa kandi watoranirijwe ubutumwa bwiza bw'Imana ubwo yasezeranije kera mu kanwa k'abahanuzi bayo mu byanditswe byera. Pawulo yahamyaga yemeraga yuko Imana yagiye itoranya abantu ikabaha ubutumwa bwiza, ikabaha ibyanditswe byera kugira ngo babigeze ku bantu. Ikindi nanone abanditsi ba Bibiliya bayitandukanyije n'ibindi bitabo by'isi. Ibi nibyo bidufasha kugira ngo cyane cyane tumenye ko Bibiliya tugomba kwitandukanya n'ibindi bitabo. Bo bayifataga kandi bakayibona nk'ibyanditswe biziranenge. Ntabwo bafataga inyandiko bahawe n'Imana cyangwa se ubutumwa bwanditswe n'abahanuzi n'intumwa z'Imana ngo bawufate nk'inyandiko zisanzwe. Abantu banditse ibitekerezo byabo, hari abasha kwandika ibijyanye n'imikino yakorewe iwabo, abandi bakavuga inkuru babonye ku misozi, ariko iyo byabaga ari ubutumwa bwaturutse ku Mana babwakiranaga icyubahiro. Izo nyandiko zikabikanwa icyubahiro, ndetse bikageza igihe bamwe bashobora kuba batwikwa, abandi bagapfa, bikageza igihe abantu bajya kwihisha mu mavumo, akagerageza uburyo bwose arwana no kugira ngo ahishe iyo nyandiko. Wenda avuga ati nge nubwo napfa ariko yo ntizapfa, hari igihe kizagera ivumburwe ibashe kugira abantu umumaro. Mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3:15, kandi nzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. Hano arabwira Timoteyo ati kandi nzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera. Buriya rero hari igihe tugira ingorane ugasanga umuntu atangiye kumenya n'ibyanditswe byera akamaro kabyo amaze gusaza. Nese wagize ngo wowe Imana yakwirengagiza ngo nuko utabimenye uri umwana? Pawulo hano arabwira Timoteyo ati wowe uko nkuzi nzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza. Si ubwenge bwo kugira ngo uribanganye abantu. Hari abantu bayobereza abantu muri Bibiliya ugasanga afashe Bibiliya yigize igikoresho cyo kugira ngo arindagize abantu. Oya, ahubwo nivuga ngo ubwenge bubonekamo bwa mbere ni ubwenge mvajuru buraboneye buganisha abantu ku gakiza. None umurongo wa 16, ibyanditswe byera rero byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Isomo ndigarutseho n'ubushize twarivuze ko umwihariko w'ibyanditswe biziranenge rero ushingiye gusa ku mvano y'inkomoko yabyo. Niwo mwihariko. Byahumetswe n'Imana, byatanzwe n'Imana. Kandi noneho umugaragu w'Imana avuga ati nzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kukumenyesha ubwenge. Kubaha Uwiteka nibwo bwenge, niko Yobu yabivuze. Kuva mu byaha niko kujijuka. Ibi byanditswe nibyo bitanga amabwiriza y'Imana, nkuko tubona mu Baheburayo igice cya 5:12. Umwihariko w'ibyanditswe biziranenge ushingiye gusa ku mvano n'inkomoko yabyo. Abanditsi ba Bibiliya ntabwo bavugaga ko ubutumwa bwabo bwabakomokagaho, ahubwo babuhabwaga buturutse ku isoko mvajuru. Iyo mpamvu bigisha, babwiriza, bagabura, mugabura iby'ijambo ry'Imana, mugabura ubutumwa bwiza. N'iri jambo nubwo ryanditswe ntabwo ukwiye kuryinjiranamo kamere yawe n'ubumuntu bwawe, ahubwo ukwiye kuryinjiramo wabanje kugira umwanya wo kwiyeza no gusenga no kwerana n'Imana. Ntabwo umutambyi yazaga yirukanka ngo yitumbukize yinjire mu buturo bwera, ahubwo yagiraga igihe nuko kuzana ibitambo babimunyiza imbere wari umwanya wo kugira ngo arusheho gusenga no kwitegura. Avuga ati ibi bitambo kwa abantu bari ndi gusa naho mbabera umuhuza n'Imana, Mwami Imana agemeze ni n'ibyanditswe byera. Ntabwo ukwiye kubifata nk'igitabo nk'usoma ikinyamakuru, ahubwo gira umwanya wo gutekereza, wo kwitegura, wisuzuma ubwawe umenye uti ngiye kujya mu ijambo ry'Imana ameze nte. Kubwo guhishurwa kuvuye ku Mana bashobozwaga kubona ukuri maze bakakugeza no ku bandi. Bashobozwaga kubona, amaso yabo yararebaga, bitari nka bya bindi ngo bafite amaso ntibareba, bafite amatwi ntibumva. Abo banditsi bavugaga ko Mwuka Muziranenge ari wavuganaga n'abantu abinyujije mu bahanuzi nk'uko tubibona muri Nehemiya igice cya 9:30 na Zekariya igice cya 7:12. Dawidi yaravuze ati Mwuka w'Uwiteka yavugiye muri jye, ijambo rye ryari ku rurimi rwanjye. Igitabo cya 2 cya Samweli igice cya 23:2 niho tubona ayo magambo. Ezekiyeli we yaranditse ati Mwuka nyinjiramo, agaragaza ko Mwuka wera, Mwuka Muziranenge yaraje amwuzamo. Mwuka uhoraho anzaho, Mwuka aranzamura. Ibi tubibona muri Ezekiyeli igice cya 2:2, igice cya 11:5 ndetse n'24. Mika we yarahamije ati Mwuka w'Uhoraho yanyujuje ubushobozi,
ibyo tubibona muri Mika igice cya 3:8. Isezerano rishya ryemeza uruhare rwa Mwuka Muziranenge mu iyandikwa ry'isezerano rya kera. Ubwo rero hano hakatwereka ihame rikomeye abantu hajya bibeshye bagira ngo ku munsi wa Pentekote niho Mwuka Wera yagaragaye. Reka da, ahubwo Mwuka yakoze umurimo kuva na kera uhereye mu irema kandi akomeza guherekeza ubutumwa bwiza bwa Kristo bwagaragajwe herekera ku kuremwa kw'isi. Niyo mpamvu ibyanditswe byereye bivuga ngo ntama w'Imana watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Burya ubutumwa bwiza bwatangiye icyo gihe. Mwuka Muziranenge yatangiye gukora kuva na kera. Noneho rero hana aba bahanuzi bagaragaza ati nuko Mwuka aranterura, Mwuka anzaho, Mwuka nyinjiramo. Ntabwo Mwuka yinjiye ku bantu ku munsi wa Pentekote gusa, oya na mbere yarakoraga. Mwuka niwe wemeza abantu ibyaha, Mwuka niwe utsinda umunyabyaha. Mwuka Wera niwe utuma umuntu ava ku kejo akemera kwiha Imana, akemera kwitanga, akemera guhaguruka akava mu byo yari arimo bitagira umumaro. Mwuka Wera niwe watumye Aburahamu akitwa Aburahamu yemera guhaguruka ava muri Uri y'Abakaludaya, arahaguruka aragenda. Uwiteka avuga ati siga bene wanyu n'inzu ya so ugende ujye mu gihugu uzakwereka. Mwuka yagiye agira uruhare mu kwemeza imitima y'abantu. Mwuka w'Uhoraho, Mika avuze ati yanyujije ubushobozi. Isezerano rishya ryemeza uruhare rwa Mwuka Muziranenge mu iyandikwa ry'isezerano rya kera. Yesu yavuze ko Dawidi yahishuriwe na Mwuka Muziranenge. Ni Yesu ubwo wabyivugiye mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko igice cya 12:36. Yesu ubwe niwe wavuze ko Mwuka Muziranenge, Mwuka Wera, ari wahishuriye Dawidi. Pawulo yizeraga ko Mwuka Muziranenge yavuze abinyujije muri Yesaya mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 28:25. Ahari ubasha kumva aya masomo ukayandika cyangwa se ukazongerwa kurikirana n'iki kiganiro. Petero yerekanye ko Mwuka Muziranenge yayoboye abahanuzi bose hatavuyemo n'umwe. Mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere 10 na 11, n'urwa kabiri rwa Petero igice cya mbere 21. Hano ngo Petero yerekanye ko Mwuka Muziranenge yayoboye abahanuzi bose hatavuyemo n'umwe. Ni ukuvuga ngo Mwuka Muziranenge niwe wabanaga nabo, akabayobora, akabereka ibikwiye gushyirwa hano n'ibikwiye gushyirwa hariya. Rimwe na rimwe rero umwanditsi ntiyigaragazaga rwose, maze umwanditsi nyakuri ari Mwuka Muziranenge akaba ari ugaragazwa. Niyo mpamvu tuzajya tubona mu byanditswe byera ngo Mwuka Muziranenge aravuga ngo, nicyo gituma Mwuka Muziranenge avuga ati, Abaheburayo 3:7, ndetse n'igice cya 9 cyo mu Baheburayo 8. Abanditsi b'isezerano rishya nabo bemezaga ko Mwuka Muziranenge ari we soko y'ubutumwa bwabo. Pawulo yaravuze ati Mwuka w'Imana avuga yeruye. Wumve rwose, ntabwo avuga ngo jewe Pawulo mvuze nya. Hari igihe rero abantu usanga rwose barihangishije ibintu ntamenye iyo byaturutse. Ngo jewe ndategetse ngo jewe mvuze gutya, wese urinde uravuga urinde. Ngo jewe ngo wowe nde. Hano Mwuka w'Imana avuga yereye ko mu minsi y'imperuka bamwe bazimura Kristo bakava mu byizerwa. Urwa mbere rwa Timoteyo igice cya 4:1. Mwuka niwe wabigaragaje. Noneho uraje urihandagaje ngo gengize nya, ugize ute, ahubwo urarimbutse urimbuye n'abandi. Yohana yagenderewe na Mwuka ku munsi w'umwami. Ibyahishuwe igice cya mbere 10, umunsi w'umwami Imana. Uwo munsi tuzawugeraho nawo tumenye uwo ari we. Niko Yohana umuhishuzi yavuze. Ku munsi umwami wacu nari ndi mu mwuka, inyuma yanjye agiye kumva numva ijwi. Ariko umunsi umwami yari ari gusenga yihereranye n'Imana. Uwo munsi tuzawugeraho nawe, ukomeze ugira amatsiko. Na Yesu yohereje intumwa ze mu murimo, azibwira ko zizakoreshwa na Mwuka Muziranenge nk'uko tubibona mu Byakozwe n'Intumwa igice cya mbere 2. Reka iryo somo ryo turisome. Byakozwe n'Intumwa igice cya mbere 2. Kugeza ku munsi yazamuriwe mu ijuru, amaze gutegeka intumwa yatoranije azitegekesha Mwuka Wera. Izo ntumwa zitegekeshaga iki? Mwuka Wera. Uwo Mwuka Wera ni watumye babasha kugenda bajya mu mwanya umwe ku munsi wa Pentekote, uko biri mu gice cya 2:1, babasha gusenga kuko uwo munsi wari usanzwe ari umunsi mukuru uriho. Babasha kujya mu mwanya umwe. Noneho dukomeje kurebera hamwe, ijambo ry'Imana rikomeza kutubwira byinshi. Abaefeso igice cya 3:3 kugeza 5. Naho hatugaragariza uburyo intumwa z'Imana zakoreshwaga na Mwuka Wera. Bityo binyuze muri Mwuka Muziranenge Imana yihishuriye ubwayo mu byanditswe biziranenge, mu byanditswe byera. Imana yandikisha ibyanditswe biziranenge idakoresheje intoki zayo, ahubwo ikoresheje izindi ntoki z'abanditsi bagera nko kuri 40 mu gihe kirenga imyaka 1500. Kandi bandika ubutumwa butavuguruzanya, butarwanyana, ahubwo bwuzuzanya. Nuko rero niba Imana Mwuka Muziranenge ariyo yahumekeraga mu banditsi, ubwo rero Imana niyo mwanditsi w'ibyanditswe biziranenge. Amen. Ntabwo ari inyandiko z'abantu. Guhumekwa kw'ibyanditswe biziranenge, Pawulo aravuga ati ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Rino somo twarisomye.
mu rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 16. Ijambo ry'ikigiriki ryitwa theopneustos ryasobanuye ngo guhumekwa. Mu buryo bwahuranije risobanura ngo Imana yarahumetse, Imana yahumekeye ukuri mu bwenge bw'abantu. Bivuga ngo Imana yahumekeye ukuri kwayo mu bwenge, mu ntekerezo z'abantu, maze n'abantu nabo babigaragariza mu magambo tubona mu byanditswe byera. Bityo rero guhumekwa ni uburyo Imana ikoresha imenyekanisha ukuri kwayo guhoraho iteka. Guhumeka, guhumeka kumve hano. Nigeze kubona umuntu umwe rwose ngo ari kuvuga ngo ari guhumekera ku bantu, maze umuntu wese akamunyura imbere ngo umugeze imbere ngo umugize imbere ngo umunyumvira. Ndetse ni ikibana ivuga, ni icyo birivuga, ntabwo ari sinzi inyigisho zateyo zaturutse. Uburyo amagambo yahumekewe, ishura ritutse ku Mana ryatanzwe mu buryo Imana yahumekeraga mu bantu b'intungane b'Imana bayobowe na Mwuka Muziranenge, bari bayobowe na Mwuka Wera. Ibyo byahishuwe byanditswe mu mvugo y'abantu ifite aho igarukira kandi ikagira kwihenda mu buryo bwose, nyamara kandi bikomeza kuba ibihamya biturutse ku Mana Imana yahumekeye mu bantu. Mvango hari igihe bandikaga mu mvugo rimwe na rimwe twavuga ngo ikocamye, bitewe n'iki? Bitewe n'igihe barimo, bitewe n'aho bari. Iyo mvugo hari n'igihe imvugo yagiye ikoreshwa mu buryo busa naho izimije, ubundi se ukabona ni imvugo imeze nk'aho wagira ngo ni nko gusiga, nubwo hagira ikosa runaka riba mu myandikire, ariko Imana ikaba izakomeza guhagarikira ukuri kwayo. Ukuri gukubiye muri iyo nyandiko ni kuzimire, bitewe n'iki? Byabaga biturutse ku bumenyi n'ubushobozi bw'uwandika. Ariko reka dufate urugero nka Yohana ari Patimosi, ibyo wabibona byo mu byahishuwe, avuga ati nuko ngiye kubona mbona inyanja y'ibirahuri. Wowe kuzi ibirahuri uko bimeze, inyanja byo tuzi ko ari amazi, ubwo si inyanja y'ibirahuri umva ibaho. Ariko muri biri ugasanga harimo imvugo ngo inyanja y'ibirahuri, ukandagiyeho ntibyameneka. Ariko urumva yageragezaga uburyo bwose akagereranya, akavuga ati ibyo byose dore uko nabibonye nge nuko byari bimeze nuko. Nyamara ntibibujije ko ukuri kwa Bibiliya icyavuzwe cyashatse kugaragazwa kiri mu aho ngaho. Kubera iki Bibiliya igira hirya ikavuga ati rega ibirenze ibyo dutekereza, iby'amazi atigeze abona, ibyo ugutwi kutigeze kumva, n'ibyo Imana yabikiye intore zayo. Amen. Urumva noneho biri ikaba yaduteriye itujyanye aho turushaho kumva. Niyo mpamvu buriya nitugera no mu ijuru umuntu wese azajya atungurwa, uzasanga twese twabaye dutya. Ntusinzi niba hari igihe ugera ahantu ugasanga wagezeyo ugasanga rwose umuntu umwe yigeze kutubwira babigeze kujya i Burayi, bahageze noneho kubera ko izuba ryatindaga kwira, noneho bari baturutse ngo mu gihugu cyacu ari abantu bajyari nk'itorero rigiye kubyina, bakomeza gukanura kandi bwije, abandi baryamye. Noneho ntibamenye yuko hari uburyo bari bukurura amarido kugira ngo haze umwijima babashe kuryama. Barakanura we, barindira ko izuba rizarenga. Reka da, urashobora kugira aho akaba yagira ngo yageze mu ijuru, kubera ko yumva ngo nta joro rizabayo, nta kireka da. Wenda ubu mvuga abankurikiye bari muri ibyo bihugu murabizi, ahantu ushobora kugera ugasanga byakuyobeye, ukibaza mbese ibi ni ibiki, ukayoberwa n'itara aho barizimiriza naho baryakiriza, yewe ukaba wagera n'ahantu ukayoberwa niba ari uburiri baryamaho cyangwa se ari intebe bicaraho. Ngo ibyo ngibyo Yohana yabonye iby'Imana yateguriye abayubaha, abona birarenze. Uwiteka yarangiza akavuga ati iby'amaso atigeze abona, ibyo ugutwi kutigeze kumva, ibitarigeze kuza no mu ntekerezo, ngibyo iby'Imana yabikiye ubwoko bwayo. Muntu w'Imana, ndakurarikira kugira ngo ugire kwizera. Ijambo ry'Imana ntabwo riturindagiza, ahubwo rituyobora mu kuri kose. Imana yarahumetse, Imana yahumekeye ukuri mu bwenge bw'abantu, maze n'abantu nabo babigaragaza mu nyandiko tubona. Bityo rero guhumekwa ni uburyo Imana ikoresha imenyekanisha ukuri kwayo guhoraho iteka ryose. Mbese abahanuzi bakoraga nka za radiyo zifata amajwi zikavuga ibyo zafashe ntacyo zihinduyeho, niko bimeze. Rimwe na rimwe abanditsi bategekwaga kwandika amagambo y'Imana uko bayabwiwe, ubundi Imana yababwiraga gusobanura ibyo bumvise n'ibyo babonye mu buryo buboneye kandi bushoboka. Imana ikabwira ati dore ibyo weretswe, genda ubishyire mu nyandiko, nawe akagenda agira uko abyandika. Niyo mpamvu iyo bigeze hano hari ihurizo rigera kuri bamwe akavuga ngo Bibiliya ngo iravuguruzanya. Nawe wakujyana muri stade n'urugero akavuga ati mwese nimwicare hariya, yarangiza akabwira ati mutahe, buri muntu wese nagenda nyandikira ibyo abonye. Ndakurahiye ntabwo mwese mwazana inyandiko zihuye kandi mwari muri kumwe. Niko Mwuka rero agiye ayobora umuntu wese mu bitekerezo bye, mu bushobozi bwe bw'imyumvire, akagira ibyo yandika, ariko ntibizaze bisenya ibindi, bitewe n'uko bose babaga bayobowe n'umwanditsi umwe ari we Mwuka Wera.
Pawulo yabonaga ko abahanura ari bo bagenga impano bahawe. Niyo mpamvu yakoresheje iryo jambo tubona mu rwa mbere rw'Abanyakorinto igice cya 14:32. Nibo bagenga impano bahawe. Niyo ngo babasha gushyira ibyanditswe ibyo Uwiteka bahaye mu mvugo bashyikira bitewe n'ubumenyi bafite. Guhumekerwa nyakuri nibihindura imiterere y'umuhanuzi. Boya ibitekerezo bye, imibereho ye n'imyifatire ye. Niyo mpamvu tubona ibyanditswe bimwe tubona byanditswe n'abashumba baragiraga amatungo, ibundi butumwa Imana yabuhaye abantu bari abahinzi borozi, abandi bari abantu bize, abandi bari abantu b'abayobozi b'ingabo. Imana yagiye ikoresha abantu batandukanye, umuntu wese akagira uburyo asobanura ibintu bitewe n'urugero na nivo ariho n'urugero rwe. Kuri urugero runaka, isano ya Mose na Aroni itwereka isano yari hagati ya Mwuka Muziranenge n'umwanditsi. Imana yabwiye Mose iti, dore nkugize nk'Imana kuri Farawo, Aroni mwene so azaba umuhanuzi wawe. Ibi tubibona mu Kuva igice cya 7 umurongo wa 1 ndetse n'igice cya 4 umurongo wa 15 wa 16. Mose yakoraga ibyo Uwiteka amuhaye, nibyo yavugaga, ariko noneho Aroni akabyumvikanisha kwa Farawo nubwo babaga bari kumwe. Yababonaga Mose bati noneho Uwiteka nibicyo agiye kuvuga, ariko Aroni akumvikanisha ibyo Mose yagize ate yavuze, bitewe nuko ari wa muntu wari intyoza mu buryo bwo gusobanura no kuvuga ururimi rwakoreshwaga mu Egiputa. Imyaka 40 Mose yamaze kwa Yetiro byatumye Mose agira uburyo yigengesera Imana imuha uzajya yumvikanisha neza ibigomba kuvugirwa ibwami. Mose yabwiraga Aroni amagambo y'Imana, Aroni nawe akayabwira Farawo mu magambo ye no mu kiboneza mvugo cye. Mwumve, Mose Imana amubwiraga ubutumwa, yamara kumubwira Mose akabubwira Aroni noneho agakoresha ikiboneza mvugo cyiza gikwiye kumva n'umwami kugira ngo umwami atazakenera abandi basemuzi. Niyo mpamvu n'igihe tuvuga ijambo ry'Imana ntidukwiye kuvangavanga, usanga ngo paratatata ugeze ahantu noneho ngo Mwuka bavuze ngo oya vuga iby'Imana uko biri biranditse. Ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana ntabwo bitera urujijo. Wishaka kuzanamo utundi turingucyo n'ibindi bintu byo kujijisha abantu, birasobanutse. Ibyo bindi urabihimba bivanye he? Muri ubu buryo abanditsi babiri banditse amabwiriza, ibitekerezo n'amagambo y'Imana mu buryo bwabo. Nicyo gituma amagambo yakoreshejwe mu bitabo binyuranye bya Bibiliya ajya atandukanye kandi akaba yerekana ubuhanga n'umuco by'umwanditsi wanditse. Bibiliya si uburyo Imana ivuga cyangwa itekerezamo. Kenshi abantu baravuga ngo aya magambo ntavugitse nk'ay'Imana, nyamara Imana siyo yashyize imvugo yayo bwite mu myandikire. Abanditsi babiri ntibari ikaramu y'Imana, ahubwo bari ikaramu y'abantu yandika ibivuye ku Mana. Aya magambo arazimije. Abanditsi babiriya ntabwo bari ikaramu y'Imana, ahubwo bo bari ikaramu bakoraga bandikaga ibivuye ku Mana, ariko bakabikora mu buryo bw'umuco w'iwabo, mu mvugo y'iwabo, uburyo bashyikira. Guhumekerwamo n'Imana ntibigira icyo bikora ku magambo n'imvugo by'umuntu, ahubwo biyobora umuntu ku giti cye, agasigara akoreshwa n'imbaraga Mwuka Muziranenge akamwuzuzamo intekerezo. Ariko amagambo akoreshwa aturuka mu bwenge bw'umuntu, imbaraga n'ubushake by'ijuru bihuzwa n'intekerezo n'ubushake by'umuntu, bityo ibyo umuntu avuga bikaba ijambo ry'Imana. Aha hantu hamwe gusa niho Bibiliya itubwira amagambo nk'uko Imana yavuze ikanayandikira. Ni amategeko 10, ni amagambo y'Imana asa y'umuntu, nk'uko tubona mu Kuva 20 umurongo wa 1 kugeza 17 ndetse n'igice cya 31 umurongo wa 18. Gutegeka kwa 2 igice cya 10 umurongo wa 4 na 5. Nubwo hakoreshejwe imvugo y'abantu, bityo rero Bibiliya ni ukuri kw'Imana kwasobanuwe mu mvugo y'abantu. Nimutekereze mubaye muri kwigisha isomo ry'ubugenge umwana muto. Iki nicyo kibazo Imana ihura nacyo mu gihe ishaka kumenyesha ukuri ko abantu bacumuye, bafite ibitekerezo bigufi. Ibitekerezo byacu bigufi nibyo bituma tudasobanukirwa n'ibyo Imana ishaka kutumenyesha. Hari isano iri hagati ya Kristo wigize umuntu na Bibiliya. Yesu yari Imana ari n'umuntu icyarimwe. Ubumana n'ubumuntu muri umwe muri Yesu Kristo. Muri ubwo buryo Bibiliya nayo igizwe n'ibituruka ku Mana hamwe n'ibituruka ku muntu. Nk'uko ibyanditswe byera byavuze kuri Kristo bibasha no kuvugwa kuri Bibiliya, bikaba bivuga biti jambo uwo, bivuga kuri Yesu kandi bivuga no kuri Bibiliya. Jambo uwo yabaye umuntu abana natwe. Urumva hari kuvugwa Yesu muri Yohana igice cya 14. Uko guhuzwa k'Imana no mu muntu bivuga ngo jambo ni Imana yabaye umuntu. Guhuzwa k'Imana n'umuntu bituma Bibiliya ihinduka igitabo cyihariye ugereranije n'ibindi bitabo. Dukwiriye gushimira Imana ko yaduhaye inyandiko nzima ituyobora, ibyanditswe byera, igitabo cyiza cyateguwe kugira ngo kiyobore ubwoko bw'Imana. Imana itugira neza. Tuzakomeza ubutaha turebera hamwe
guhumekwa kw'ibyanditswe hamwe n'abanditsi n'ibyigisho tuziga igihe kirekire. Ntucike intege, ahubwo rarika abandi kugira ngo ubutaha tuzabe turi itsinda rishyitse. Mwuka wabanye n'abahanuzi, akabana n'intumwa, abagaragu b'Imana n'abaja bayo banditse ibi byanditswe byera, abane natwe kugira ngo mu gihe tubyiga Imana itwihishurire binyuze muri iri jambo. Nibyo ngusabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu.